mu muririmbo umunsi n'umunsi mwiza wa Charlene. Hanyuma Charlene yaje guseka, yaje gutwika, haza gushya. Hanyuma hamaze gushya rero nuko turashumika. Rero muri uwo mwanya twagira ngo tuze kwakira mama Charlene, ariwe uza kuduha ijambo ry'uyu munsi mbere yuko Charlene aza kutubwira nyirizina uko umutima umeze. Ahubwo turaza guhera kuri mama Charlene mu magambo make, mureke tuze kwerekeza kamera kuri mama Charlene yicaye hariya nta kibazo, ari kumwe n'ingabo ze zimushagaye. Hanyuma aduhe ijambo ry'umunsi. Mama Charlene, karibu. Okay, nta kibazo, uburenganzira bwawe. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turayakiriye. Ntabwo twabonye ukuntu dutumira abantu kugira ngo baze kwifatanya natwe muri ibi bihe. Niyo mpamvu twashyize iki kiganiro kuri mama Charlene official. Turabanje kubasuhuza rero mwebwe mwese, mwari mubizi ko twateguriye Charlene anniversaire. Turabanza gusuhuza abo mu gihugu cy'u Rwanda nabo mu bihugu by'abaturanyi. Mwagiye mubitubwira nyine ngo tuzabibereka ibirori bya Charlene. Rero ubwo tubanje kubasuhuza. Na Charlene ari amahoro, n'abarumuna ba Charlene n'abasaza be. Turasuhuza rero abo muri Amerika ya ruguru n'Epfo, abo muri Europe n'abo muri Australia. Amahoro y'Imana nabe muri bo. Uyu ni umunsi ukomeye ku buzima bwanjye ndetse na Charlene. Ndashimira Imana ihaye Charlene kugeza iyi myaka 17. Iyi foto mfite mu ntoki, iyi foto mfite mu ntoki ntabwo ari ibirori bisanzwe nakoze. Uyu ni n'umunsi wo gushimira Imana yarinze Charlene nanjye ikandinda ndetse nabo bavukana, ariko by'umwihariko Charlene. Mu mezi atambutse nk'atanu nabwiye Imana ngo wazambabariye ukeza Charlene ukamucyura, kuko umubiri we wari ubabaye. Ahangaha yari yabaye nk'uwapfuye, ntabwo ari rimwe yapfuye, si kabiri, nta nubwo ari gatatu. Noneho uyu mwaka ushize muri 2020 mu kwa 12, umwaka ushira n'uyu mwaka utangira, wari umwaka ukomeye ku buzima bwacu mu myaka yose twabayeho. Ndashimira Imana ko Charlene agejeje iyi myaka. Ndashimira Imana ko Charlene agejeje iyi myaka 17. Iyi ni imwe mu ifoto mbashije kubereka mu mafoto yenda kugera mu 10 nagiye mpanga nzabereka y'ubuzima bwa Charlene n'ubuhamya bwa Charlene. Ndashimira Imana ko imuhaye kugeza iyi myaka 17. Ngira ngo iyo biza ko babikunze hatariho iyi COVID-19 nari gukoresha igiterane cyangwa ngatumira n'abantu bakaza mu rugo. Ibi birori nabikoze nge n'umuryango wanjye twenyine kubera ibi bihe turimo, nge n'abana banjye. Niyo mpamvu nabishyize ahangaha. Ikintu ushaka gusorezaho, ndabanza gushimira abantu muri hirya no hino uko navuze muri ibi bihugu. Umuntu wese wagize uruhare mu kugira ngo Charlene bagejeje imyaka 17. Ntabwo ari imbaraga zanjye ngenyine, hariho uruhare rw'umuryango nkomokaho,
hari uruhare rw'umuryango wanjye unkomokaho, hari inshuti zanjye ziri hirya na kure, hari basaza banjye. Imana y'amahoro nibampera umugisha. Amen. Mbasabiye umugisha. Harimo abantu bagiye basengera Sharirene ndabizi, hari abandi bagerageje kumusura arwaye, ariko ntabwo narangiza ntagize ijambo mbwira Sharirene. Musange rwose uri mubwira Sharirene, ihangane waguke Sharirene, ihangane waguke rwose, mama wikubwire pe, ukwitwa Imana wikubwire. Ndashimira Kristo wongereye imyaka ya Sharirene yo kubaho. Amen. Njya gusabira Sharirene ngo iyo Imana yamucyuraga, ntago ari yari yananiye mu bundi buryo, nuko umubiri wamubabazaga. Urwango pe. Sharirene yarapfuye igihe kinini, yigeze ambwira amagambo arimo arasezera, arambwira ngo uzansezerere mama w'i Nyanza, uzasezerere Jado musaza wanjye, kandi uzasezerere barumuna banjye. Nuko yabonaga urupfu yarugezemo, arambwira ngo mama ndagiye ngiye gupfa. Ndashimira Imana ko Sharirene atapfuye kandi nta n'icyo azaba. Sharirene, kuri uyu munsi wawe mukuru w'amavuko, ihangane. Uyu munsi mukuru w'amavuko ni umunsi wo gushimira Imana. Ukuri kose nakirika. Ni umunsi wo gushimira Imana ikongereye iyi myaka yo kubaho. Imana ntuzayibagirwe, Imana uzayizirikane mu myaka yawe yose yo kubaho, haba mu bukumi bwawe, haba warabaye umumama, haba warabaye umukecuru, kuko ndabizi ntabwo uzapfa vuba, uzagenda igihe cyawe kigeze. Uzazirikane Imana yanjye ariyo Mana yawe, uzayizirikane ku manywa na nijoro, niyo iguhaye kugera iyi myaka. Amen. Ukuboko kwisumba byose kuzabane nawe, usabiye umugisha, uzagutondeho ngurume. Ineza y'Imana muzajyane, aho nzaba ndi naho nzaba ntari. Wambereye umwana mwiza muri iyi myaka 17 ugeze. Ndabizi neza ko hari igihe nanjye byankomerana ukambwira ngo mama humura. Wambereye umwana mwiza, wambereye umwana ufasha barumuna bawe, wambereye umwana utuje. Imana uko uteye nuko umeze, no mu masaziro yawe Imana izagushoboza uzaba ari kumeze. Hatuyeho umugisha mu izina rya Yesu, ukuboko kwisumba byose kuzagusegure, ijisho ry'Uwiteka rizahorane nawe, kandi uzajya ukomeza wubaha abantu bose nk'uko usanzwe ububaha abakuru n'abatoya. Soza rero nagira ngo mbashimire by'umwihariko abantu mukurikirana Mama Sharirene official. Mwagiye mumenya amakuru ya Sharirene kandi mwagiye mumugirira neza ndabizi, ndetse no muri iyi myaka maze ntabwo ari imbaraga zanjye gusa, harimo n'imbaraga z'abantu bose. Hanyuma rero nimufashe ndetse na Sharirene amfashe, tuzamurire Imana yacu icyubahiro, tuyishime. Turakizamuye icyo mu mutima, tuzakizamura n'icyo mu bikorwa. Nzashyigikira Sharirene dukorere yera, kandi nawe azashyigikira kugira ngo dukomeze dukorere Imana. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane Mama Sharirene. Utaragenda kugira ngo tuze kuruhukira rimwe, munyemerere twakire na Sharirene. Sharirene rwose twite tubwire ku mutima wawe. Mbere na mbere ndabashimira mwese abagize uruhare kuri uyu munsi wabaye ku itariki 13 z'ukwa gatanu. Ndashimira umuntu wese wabigizemo uruhare,
ndetse n'undi wese turi kumwe hano wese wumva ko mushimiye mbikuye ku mutima. Wenda mbere mvuze make wenda iyi ni itariki y'amavuko yanjye, ntabwo nigeze nyiserebura nk'uko abandi wenda babikora, wenda kubera impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko kuri iyi tariki byantunguye cyane, ubwo nageraga mu rugo nkasanga hari ibirori nk'ibi ngibi, byandenze kwifata birananira ndahira kuko njye nigiriye mu masiyo cyane ikintu cyanshimishije. Mbere na mbere ndabanza nshimire mama wanjye wampaye imbaraga ndetse wambereye inspiration buri munsi, akanteza imbaraga n'umurindi wo gukora cyane no kuba ngeze aha ngaha uyu munsi. Mama ndagushimira cyane. Nshimiye mama ko imyaka yose mbayeho yambaye hafi mbabaye akampumuriza, hari n'ibindi bibazo byabaye akamba hafi, ndagushimira cyane. Nsaba ndetse n'abandi babyeyi bose ubushobozi waba ufite bwose, kuba washimisha umwana wawe si bigombera amafaranga menshi, urukundo rwonyine umwereka ruba ruhagije no kumusapotinga mu bintu byose. Mama ndagushimira cyane kuba warambaye hafi imyaka yose ishize, kuko imyaka 17 ishize. Ndagushimiye ko wambaye hafi, icyo musezanije kuri iyi tariki. Hari byinshi wakoreye izina wubatse n'uko warivunikiye, ntabwo nzigera ntagira igihango cyawe. Nzakomeza mubere umukobwa mwiza, nzagurisha ikamba ry'ababyeyi, aho bamwe bagiye bagusuzugura kandi uri umubyeyi, nzahagarara kugira icyo cyasha bakugenza nzagikureho. Ndetse kandi nta munsi uzigera urira amarira kubera ngiye kunakunaniye. Inzira zawe nzakomeza nzigenderemo, ko kuba ugeze aha ngaha uri uwo uriwe ni uko wakoze cyane kandi ukitwara neza. Urabizi yuko ufatira uri icyitegererezo cyanjye mu buzima, mugiraho ibintu byinshi, si ubu ngubu gusa bizakomeza kandi nzakomeza gushimisha. Ngiye gushimira undi muntu ukomeye cyane mu buzima bwanjye. Burya iyo umuntu yahoze ari hejuru cyane, afite ubutunzi, afite ibintu byinshi, nyuma mukazamubona yarasubiye hasi, hari ababa barabigizemo uruhare. Ariko buri rwego rwose umuntu ageramo agenda azamuka mu ntera, nabwo hari umuntu warabigizemo uruhare. Ndashimira uncle wanjye witwa Hakizimana Jean de Dieu, ntabwo nzi ukuntu namushimira kuri iyi tariki, yambaye hafi, yambereye nka papa mu buzima bwanjye. Wenda hari ibyo yagiye akora azi ko ari bitoya, ariko njye nabihaye agaciro cyane. Ahari nubwo atanyumva ariko ndabizi yuko ahari ari kunyumva. Ndamushimira cyane, yambaye hafi ku ishuri, yaransuraga nkumva biranshimishije cyane. Kuba naramubwiraga icyifuzo cyanjye mfite ku mutima wanjye akagisubiza, ndabimushimira cyane. Ahari abyumve ko mukunda kandi mukunda cyane. Ashimira na anti wanjye, ni benshi, witwa Betty, yanyeretse urukundo kuva navuka. Mbyibuka kera nkiri akana gato kagendera hasi, yakundaga kunkinisha, akanyereka urukundo, akambera nka mama.
ndetse no kugeza ngeze muri iyi myaka yakomeje kumba hafi. Urukundo anyereka sinzi ukuntu nabasha kurusobanura, gusa hari nagira ngo mubwire ngo nawe imbuto zizamuturuka mu nda yiwe zizahirwe, abana be bazabona bamwe ababitaho nk'uko nanjye yanyitayeho. Urukundo yampaye imyaka yose ishize kugeza n'uyu munsi, nawe icyo musabiye ni uko abazamukomokaho nawe bazarubaha ariko bo bikubye inshuro 70. Nashimira benshi, nyogokuru wanjye ndamushimira cyane, ndamukunda cyane, aho arabizi. Na sogokuru wanjye ndamukunda cyane, n'abandi bantu bose bagiye batandukanye. Inshuti zanjye zose ndazishimiye muri aka kanya, ariko ihangane se. ndashimira undi muntu ntashobora kwibagirwa, wambaye hafi amezi yose ndarwaye. Buri joro yabaga ari kumwe nanjye, mu biribwe nagiraga yabaga ari kumwe nanjye, kandi ati wihangane, ubwo buribwe ufite Charmaine buzashira. Yansengeraga ijoro na mama ntiyasinziraga, namuraje amajoro menshi adasinzira kandi yari abikeneye, kugeza na n'izi saha aracyamba hafi. Uwo mubyeyi ndamushimira cyane, ahari usenga umunyakabanda witwa Muyuda, ndamushimira cyane. Witwa Mariya yambaye hafi, kamvuge ko no kuba ngihumeka ubwo bisaba imbaraga z'Imana, ariko nawe yabigizemo uruhare. Iminsi yose yabaga ari kumwe nanjye, akampumuriza, nawe natakaje icyizere cy'ubuzima, akakanyereka yuko ubuzima bugihari kandi ngomba kubaho. Ahari yumve ko mushimiye, Imana inyihereye ijuru narimuha. Ni gake cyane uba uri mu bibazo ukabona uwo kwitaho, ariko yumve ko ntibishima nawe, kandi mu gihe nkiriho nzamwumvisha nk'umubyeyi wanjye amasezerano muhaye. Byo gusoza, nashimira na barumuna banjye, ni abana beza cyane, ndabakunda cyane. Barumuna banjye hari ibintu bajya bankorera, nubwo abana batabura amakosa, wenda akabona ndabakebukiye mbabwiye nabi, ariko si uba ari umutima mubi, ariko hari ibintu bankoreye. Wenda ndwaye ndyamye nabuze uko mbyuka, nkakabucura kayivani karazaga, ukabona bababaye bakarira bakansengera bakambwira Charmaine reka kurira, uri gutuma tubabara, turagukunda, turi barumuna bawe, turahari. Akana gato kangana gutya, barumuna wanjye akansengera, na musaza wanjye irakiza, bose ndabashimira cyane. Ni ab'agaciro mu buzima bwanjye, kuko n'imbaraga mfite zituma nkora cyane. Abana bato ariko banyitayeho bakamba hafi, barumuna banjye bumve ko mbakunda kandi mbahoza ku mutima. Akoze kumpa ijambo, ariko kavuga ikintu cya nyuma kindi ku mutima. Abenshi mu buzima bwacu tugira abantu b'inkoramutima, kumva ko abantu utabashimiye waba ukosheje. Ari ku itariki, ari uyu mwaka utangira, wenda bamwe bagiye babibona umwaka washize, ibintu bagiye bavuga ku itangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Abateye amakometa mpumuriza barizi, n'abansesereje bose barizi.
gusaba Imana ibababarire. Nabimaranye igihe gusa nuko ntabyeretse mama wanjye kuko sinifuzaga kumubabaza ngo mpore mubaza ibibazo wenda adafite n'igisubizo. Ari ku itariki eshanu z'ukwa mbere ko nagize uburwayi cyane, bimwe bikajya bituma ntabasha kujya ku ishuri uko bikwiye, nkahora mbabaye bitewe n'uko inzozi zanjye nabonaga ntari kubasha kuzigeraho neza kubera uburwayi bwanzitiraga. Nahoraga mu buriri nkarira, aho nicaye nkarira, numva narihebye, nubwo numva ko nta kure umuntu atajya ariko ngo yongere asubire mu buzima bwiza, ariko icyo gihe nari naratakaje icyizere pe. Nari narihebye ndaragira, agahinda kari kenshi mu mutima wanjye, ariko reka mvuge ngo Imana iyo turi kurira Imana ibireba, ari igihe tugenera abantu bo gutuma twishima mu buzima bwacu. Uwo muntu ukuri imbere, uwo muntu ukubwira ngo waramutse ute, wabyutse ute, umeze ute, waraye ute, akakubaza nimba wariye, ukumva kwitayeho washishikajwe no kumenya ukuntu umeze uwo muntu mu buzima bwawe, ujye umuha agaciro. Umuntu ufata igihe cyiwe akaguhamagara, umuntu ufata igihe cyiwe akamenya uko umeze, ukumva ashishikajwe no kukumenya, umuntu ujye umuha agaciro mu buzima bwawe, ntuzigere umusuzugura kuko iyo umubuze urababara. Murakoze cyane. Yes, mwakwicarira, murakoze cyane mama Charlene na Charlene, barakoze cyane. Hanyuma iki kirori cyabaye online rero ni ku ikoranabuhanga. Mwese abadukurikiye muri uyu mwanya twishimye, ni njyewe Charlene na mama Charlene n'abantu mwabonye muri kamera. Hanyuma abandi mwese iki kirori rero nimugikurikirane uko cyagenze iki kirori. Nakoze cyane mwese abitabiriye gahunda yacu y'umugisha. Mama Charlene wakoze cyane kubw'uyu munsi wateguye wa Charlene. Mwese abadukurikiye rero mu minsi yashize ubwo nababwiraga ni tugiye kwitegura ikirori cya Charlene, tugikorera online, ariko ibi bintu bisubira mu buryo tuzabahamagara noneho duserebure. Mwakoze cyane rero, turabashimiye, Imana ibamugisha. Hanyuma muze gukora like niba mwakunze iki kiganiro, muze kubwira Charlene amagambo meza mumwifuriza umunsi mwiza w'amavuko. Abadukurikiye aho muri hirya no hino ku isi, Imana ibamugisha nk'uko mama Charlene yabashuhuje. Nanjye rero ndimo bashimira kubwo kwemera gusangira natwe uyu munsi online. Imana ibamugisha. Igena arikuzo Emi. Hanyuma reka rero basezere mbabwire ko tuzabatumira mu minsi iri imbere. Hanyuma kandi nanone mwese abadukurikiye, turimo tubategura icyo bita anniversaire ya mama Charlene. Tugiye kumukorera anniversaire mu minsi mike, nawe aheruka anniversaire imwe Charlene yamukoreye, simbeshya mwese murabyumva, ni imwe yonyine. Ubundi avuga ku itariki ya mbere yo kwa mbere, iyo yanditse mu irangamuntu. Hanyuma ngewe na Nida dufatanije n'abandi mwese, narabwiye ngo nashizeho nimero mu biganiro byabanje, muze dukora akagroupe tumukore surprise izaba online. Mwese rabashaka ubwo muzaze dukore uwo munsi. Nkuko mubibona rero byari ibirori byo mu rugo, nta wundi muntu wabijemo. Nyine murabizi namwe iyi minsi niba yoroshye, kuko iyo baza kuba bahari mwabonye, ariko nta bari bahari, twari bake. Umushyitsi wari uhari ni njyewe n'umumotari wazanye keke, yagiye ntago yariyeho. Hanyuma n'uwadekoye nawe turamushimira, ni mama Oda wadekoye no bita Chantal. Bagiye batariye keke ariko turaza kubasigira. Hanyuma umukameramani we n'usanzwe Levis nawe yakoze cyane, mbashimire. Hanyuma mbibutse ko mwese abashaka kuzatubona dukora anniversaire ya mama Charlene, muri buze kubona ubutumwa muri comment. Hanyuma munyemerere mbibutse ya nimero turi buze guhuriraho tugashyira muri group, ni 0788 60 50 44. Iyo nimero turaza gukora groupe, hanyuma tuze kumutegurira ikirori nacyo kizabera online. Imana ibamugisha, mwakoze cyane. Bye.